harya Yesu yarazutse aravuka arapfa kandi bakongera bakavuga ngo Yesu ni umwami. Mana nyagasani we, gusa ubukene si ikintu. Ukuntu nshonje kandi ngo ndi mama pasiteri, gusa noneho ndajya gukuraho amafaranga, gusa ndabura igisaza nyakurara byanga bikunze. Nitaye ko Yesu ari umwami, nshobora kwiyiriza umunsi umwe, hanyuma gahunda ngiye gukora uyu munsi ntago njya mu masengesho, ahubwo ngiye kureba umuntu nakura kugira ngo mpahire abana banjye. Bose ntago ndi bubwire pasiteri ko nkeneye amafaranga, ahubwo reka mucike ngende njye kwirebera ikindi gisaza kime ku mafaranga mpahire urugo. Ye baba we, ubu ngiye gusiba amasengesho y'uyu munsi, noneho ndumva ari danje. Nderekeza he? My goodness. Subu noneho cyandi kwishaza rya danje nta cyana mfite. Ijoro ntabyana mfitera. Mfite ibyana byinshi ariko so ndahamagara nde, mamagara Diane, mamagara Teta, mamagara nde. Man, nanahamagara rimwe tu. Nanahamagara rimwe nese ko ari cyo twaremewe. Ndahamagara ndera cya Diane kimaze iminsi cyarananutse oya. Ndashaka Teta kuri burara ni ubyumva nako sindana guhamagara kanze ngo uhamagare Teta. Hello. Kiss. I missed you, naragukumbuye simeruka kukubona. Wumve ngo niba ari umuntu nkumbuye gukumbuye kurusha abandi bantu, even na Yesu simukumbuye nkuko ngukumbuye. Oh no, ngukumbuye nkumbuye iminwa yawe, nkumbuye imisatsi yawe, nkumbuye kugukoraho. My goodness, wow babe, ndakubona ryari? No way, umunsi wose nakubonye. Oya chapanga duhure basi. Muri no minsi ndabona ibintu bimeze nabi cyane. Suno munsi ndakura hehe ibintu byo kurya. Ubuse ninde nahamagara mu bantu tuziranye. Ariko mama pasiteri ndumva nta kintu yabura. Kanze mpamagare mama pasiteri duhure. Ntago ndi bwamuvuye rwose akampaye ikintu cyo kurya, nkamukuyeho n'ibiceri tu. Kanze muhamagare ndabanza mubeshye ntingwi no duhure, nkufitiye amakuru yihuta. Nitumara guhura ndizera ko ari bwahita mpereza. Ko nimero y'ikarimo iracamo se none bigenza gute? No munsi ndarya iki? Abantu b'umuryango wanjye ko nababwiye ko hari ikintu ndi bwabazanire, ubwo ndagenda mbabwira ko byagenze gute. Kanongere numve. Uskwiciyemo? Alo? Mama pasiteri wiriwe neza? None se ko nshaka ko duhura, mufite amakuru yihuta cyane kandi agufitiye akamaro. Hari umuntu ushaka ko ujya gusengera, ubwo nyine uwo muntu urumva afite ibibazo bigiye bitandukanye, numva twamusengera bikagenda neza nk'abantu b'abakristo. Ariko hari n'ubufasha mukeneyeho pe, nk'umuntu w'inshuti yanjye urumva hari ikibazo mfite kandi ndashaka ko wakinkemurira. Sawa duhure. Krema uraho neza? Komera cyane. Uraho neza mama pasiteri? Ndakomeye. Kuri iminsi Krema, reka nkubwire, muri iyi minsi mu rusengero rwacu hari diru y'ukuntu
dukenera amafaranga mu buryo nyine tuyakuye mu baturage, tuyakuye mu bakristo batandukanye hirya no hino. Hanyuma ayo mafaranga rero itorero ryacu rikagenda riyunguka. Ubu niba ufite nk'uduhumbi 10 watomaye koko, wenda nko ku cyumweru nkakungukira, diruka ari ukukungukira. Mama pastor, ikintu ngiye kukubaza. Gusa njye nawe twahuye, naguhamagaye ubundi nshaka kukuguza amafaranga ngo nishyure ghetto. Nanahaye ibyo guteka kuko nta kazi mfite nyine muri no minsi. Ariko ikibazo ngiye kukubaza, ngo nawe ntusigara uri umwe muri ba bandi bita abasatuzi. Urumva mama pasiteri nabo umusatuzi gute? Ubushatse kumbwira ko ndi umusatuzi kazi? Abasatuzi ni ba bandi bigira bavuga butumwa bagahanura ibinyoma, bakajya ku nshuti zabo bakavuga ngo Imana yanyeretse ibi ngibi, ngo Imana yambwiye ngo ibi ngibi, ngo ugiye kugira ibi nibi. Ubundi warangiza wa muntu ukamwizeza ibintu, wamara kubimwizeza umuntu agafata n'utwe yari afite akatuguhereza. Hoya sheri, subizi ko ndi mama pasiteri. Subizi ko wankweyeho utuntu twinshi, inama nyinshi, ahantu hose ngiye gusenga mu bitari nka kujyana, nigeze nkugirira nabi. Wowe reba kuri telefone ko ufiteho 10. Ubu tumaye ngende nikorere business. Naje kukuguza nyafite. Ubwo ntayifite, udafite, ariko nanone ihangane nyine muri iyi minsi nta mafaranga, keretse nuza mu rusengero iwanjye ukaba umukristo wanjye. Kuriya dutanga nyine ay'abakene nawe tukaguha mu bakene. Gusa wambaye neza uri umusirimu, amaso y'iki gihe wakuraho ikize. Nyimba nifitiye akazi nanjye mbwira wenda najya kugakora. Ubucoperi hehe, ubu se wajya kubagara umuceri? Kubu ngubu muri iyi minsi akazi mbona iwacu nako kubagara umuceri hari hepfo. Iyo mu bishanga hariya ndi kukwereka hari hakurya. Ariko uri umusirimu kubagara umuceri. Wabishobora n'izi nzara se ni imete yawe urabona wabi. Ntabwo kubagara umuceri nabikora, ahubwo reka mbwire umuntu yapanga. Wazajya umuntu akura tukabyita ngo gukura ibyi. Uraho uri kumbwira ngo mama pasiteri ngo uri umusirimu rebiye uraga n'umusheri wayinzaniye Dar es Salaam. Yaranyakije hanze imyenda agashyize hasi. Byose ndabikora. Usezeho nigendere, njye ntago umushinga nawe ukora pe. Ariko se Clement, nudakora umushinga nk'uwo uguha amafaranga ari hanze aha ubona atavugiriza. Kubaha Imana ugiye kugenda kubaha Imana nibwo bwenge. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko ibyo ndabizi. None oya ntago nafata agakene. Niyo mpamvu rero ukennye. Ntakibazo ahubwo aho kugira ngo ngiye nkora ko kazi. Ubundi impamvu nari mbikubwiye numvaga abantu bavuga ngo mama pasiteri ngo yitwara gutya na gutya, ndavuga ni sinahita mbikubwira, reka mbanze nkukuremo amakuru. Aho kugira ngo nkora ko kazi najya gukora iki? Kubagara umuceri. Sawa bye. Ubwo nibyo uhisemo.